nshuti nawe muvandimwe unyumva, ndagusuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane nawe. Reka dushime Imana yongeye kuduha uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tuganire mu ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe rero, reka tubanze dusenge. Turagushimye Data wera, Mana ikomeye, turagushimye uvuga bikabategeka bigakomera, turagushimye wavuze bigakomera ukemera ko tuba tugihumeka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Aho bana natwe Data wera muri iki cyigisho, haba ari njye ahubwo bari wowe, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira mu magambo aboneka mu gitabo cya Yesaya mu gice cya 38 ndetse no mu cya 39. Mbese taratangira kugira ngo tuganire, reka manze nkubaza ikibazo muri kano kanya, cyangwa nanjye nibaza ikibazo muri kano kanya. Tugira abavandimwe batandukanye, tukagira inshuti zitandukanye, inshuti zo ku ishuri se, inshuti zo mu kazi, inshuti zisanzwe duhura mu bihe bitandukanye, aho twahuriye wenda mu mafete atandukanye, aho twahuriye wenda mu isoko. Ni henshi dushobora guhurira n'abantu tukaba inshuti. Izo nshuti hari igihe mubana, noneho byarimba wenda ukaba wasaba kugira ngo uzisure, cyangwa zikoza gusaba kugira ngo zigusure. Muri make kuko bavuga ngo ifu nibagaruye inshuti ngo nakarenge, abantu barasurana rwose. Muri urwo rwego rero, hari igihe iyo umuntu yagusuye aba yifuza kugira ngo agire uko akubona mu rugo, cyangwa nawe kugira ngo ugire uko umubona mu rugo, bitewe n'uko mubona mu nzira. Wenda hari igihe utekereza uti mu rugo wenda ameze nk'uko ameze hano mu nzira, cyangwa wenda biratandukanye, ariko akenshi ntabwo umutekereza nabi. Muri rusange inshuti zacu turasurana rwose kandi tugakundana, kandi gusurana ni umuco. Ndatekereza ko ni umuco w'ibihugu byose hano ku isi. None icyo twakwibaza muri aka kanya, mbese mu rugo iwawe wa mushyitsi wagusuye yahasanze iki? Umushyitsi wagusuye yahasanze iki? Ntabwo ari umwe, ntabwo ari babiri, wenda si na batatu, ariko wa mushyitsi ugusura iwawe ahasanga iki? Mu buryo bwose ahasanga iki? Mu ifatika ahasanga iki? Mbese mu bidafatika nk'amagambo muganira atahana iki? Ubu nagira ngo tuganire nk'abakristo. Dukunze kuganira nk'abakristo, none nagira ngo n'ubundi unsubize nk'umukristo. Icyo nabazaga, uwagusuye iwawe none yasanze y'iki, cyangwa ubatse ari mu bifatika, ari mu bidafatika, mu magambo mwaganiriye se yahasanze iki iwawe? Si umwe, si babiri, wenda si batatu. Muri make abashyitsi bagezeho mu rugo cyangwa bagerewe mu rugo bahasanga iki? Reka dukomeze dusome igitekerezo cyacu kiboneka muri Yesaya igice cya 38. Reka nsome mu izina rya Yesu. Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara, yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe, kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Nuko Hezekiya yerekera ivure, atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi ujye ko nega ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwe imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subirayo ubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanye n'uyu murwa, mbakize umwami wa Shuri, nzawurinda. Iki nicyo kimenyetso Uwiteka guhaye, gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo avuze. Dore nzahereka igicucu kigeze ku ntambwe z'urugero rwa Hazi, gisubizanyeyo n'izuba intambwe 10. Nuko izuba riheraho ryari rigeze rirenga,
risubira y'umwanya w'intambwe 10 z'urugero. Aha tubonye Hezekiya ari umwami w'Abayuda, ubwoko bw'Imana, ubwoko bwatoranijwe. Hezekiya rero igihe kigeze ararwara, araremba. Noneho Uwiteka yaramaze kubona ko atazakira, nuko atuma umuhanuzi Yesaya kugira ngo agende amubwire ngo yitegure aragibye kubera ko yaragiye gupfa. Uyu mugabo Hezekiya yari yarabanye n'Imana, dukurikije ukuntu twasomye, yari yarabanye n'Imana. Uyu mugabo yarazi Imana ye, ya Mana imenyera iherezo mu itangiriro, kubera ko twibuke ko n'Imana yaremye Hezekiya nk'uko natwe ari Imana yaturemye. Burya Imana muremyi ibizi bizakubaho byose, ibizi n'igihe uzapfira. Noneho akarushyo ku mukiranutsi wayo uyu Hezekiya, twiga ko ngo ari umuntu rwose wari warakiranukiye Imana. Noneho niyo mpamvu n'Imana yamusanze yiyemeza kugira ngo imenyeshe ko igihe cye kigeze, igihe cye cyo kugira ngo ave muri uyu mubiri. Nuko ituma umuhanuzi ngo agenda amubwira, muteguze ati rwose, nkaho yavuze ati rwose warankoreye, twabanye neza, none ntabwo nakunda kugira ngo ugende nakumenyeshe ko ugiye kugenda, kugira ngo uyitegure usinzire neza. Muri make ni nkaho yamusezereye amahoro, Imana yamusezereye amahoro iti genda uyisinzire neza rwose, kizabe iherezo ryawe, isinzirire amahoro, we uzategereze mu gitondo cy'umuzuko. Abantu dukunda kubaho, kandi ko dukunda kubaho, kandi twese dukunda kubaho. Ariko ndatekereza nk'umuntu wamatanye n'Imana, ugize amahirwe ukamenya ko ari ije kukubwira ngo ragira ibyawe, itegure ugiye gupfa, uyu mwaka ugiye gupfa, cyangwa ukwezi ugiye gupfa. Ndatekereza ko umuntu yakwitegura. Ariko hari igihe agahuge kaza, kubera ko dukunda iby'isi. Niba yari umwami wa Isirayeli, yari umutunzi, yari umuntu ukomeye. Noneho rero atekereza ubutunzi bwe, wenda atekereza n'umuryango we, wenda atekereza n'inshuti ze. Nuko aravuga ati koko ibyo nariye byose ubu ngiye kubisiga koko. Reka turi amagambo nakunze gutindaho nyibazaho. Hari nk'ijambo hano rivuga ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, kubera ko Uwiteka twabonye ko ari Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Yarazi neza ko Hezekiya atazakira, amubwira ngo tegeka iby'inzu rero, kubera ko ndabizi neza ninjye bivuga nk'Imana, ninjye Imana ibeshaho, nawe mbivuze neza ko ntabwo uzakira. Irindi jambo noneho ni Hezekiya yavuze. Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Aha tuhatekereze twibaze, mbese wowe hari ikintu ushobora kwibutsa Imana nibura niyo cyaba ari kimwe? Hezekiya aravuze ati Mana wibuke ko nakunda kugenda imbere yawe nicishije bugufi kandi niyoroheje ntunganye. Uyu munsi wa none nakwibutsa iki Uwiteka? Aramutse amubwiye ngo nkize iherezo ku buzima bwawe cyangwa n'ikindi cyose, aho nataka amavuga ngo data ibuka iki? Buri wese yitekerezeho arebe ikintu yakwibutsa Imana, yavuga ngo Mana ibuka ko nakoze iki mu izina ryawe, Mana ibuka ko nagendaga imbere yawe nciye bugufi. Reka dutekereze Uwiteka uyu munsi wa none atumye tugerwaho n'ikigeragezo gitumye ubuzima bwacu tumenya ko bugiye guhagarara, cyangwa n'ikindi cyose. Ikintu wakwibutsa cyangwa ikintu nakwibutsa Imana ni iki? Iri jambo rwose naritekerejeho cyane, numva ndatsinzwe. Ndagira ngo uko byagenda kose iri jambo uryumva wese akumva rimukozeho, yemera atsindwe, twemere dufate imyanzuro idakuka, twegere Imana nk'uko yivugiye ngo nituyegere izatwegera, kandi ngo nituyihunga izaduhunga. Nuko yibukije Uwiteka abona ko adashaka kugira ngo agende, nubwo Uwiteka yarashyizeho iherezo, ariko twibuke ko Uwiteka nunakiza yagombaga no kumukiza. Nuko ariko Hezekiya aravuze ati ibyo Uwiteka uvuze Mana, ibyo uvuze rwose oya ntabwo ari byo, nyongeraho indi minsi ntabwo nakwemera rwose kugira ngo mve nsige imitungo yanjye, nsige umuryango wanjye, nsige ingoma yanjye. Oya rwose ntabwo byashoboka, ibuka ko nagukoreye, kuko yari yarikoreye. Nuko Uwiteka atuma umuhanuzi ngo nasubire noneho rero amubwire ko amwongereye mu myaka yari kuzamara,
none akaba iyo ndwara rero igiye kumwica, noneho rero ko ahubwo yongeyeho imyaka 15. Hezekiya rero yongererwa imyaka. Reka turebe muri uko kongererwa imyaka, noneho rero ni amahirwe yari yarabonye, amahirwe ya kabiri yo kongera kubaho. Reka turebe uko yabyitwayemo, ukuntu byagenze. Muri make, umuntu iyo arwaye none akarwara indwara ikomeye ndetse akaremba, ndetse akageraho yumvise atagikize muri ubwo burwayi, aryamye wenda ntagishobora kurya cyangwa no kuvuga biramunanira, ariko n'ibyo yakoraga atagishoboye kubikora. Hari ibintu byinshi barimo yibaza rwose. Reka turabona Hezekiya ari ibintu yibazaga. Aha amaze gukira ngo yanditse ibintu byose yibazaga, uko yabyibazaga arabyandika, noneho arangije yandika n'ibyo atekereza mu icyo gihe yari amaze gukira. Reka turebe. Turasoma kuva ku murongo wa 9. Ibyo Hezekiya umwami w'Abayuda yanditse ubwo arwaraga agakira nibi. Ibyo nibyo yanditse ubwo aramaze gukira, noneho agiye kwandika ibyo yatekerezaga cyangwa ibyo yibwiraga arwaye, n'amasengesho yasengaga arwaye, ndetse n'imihigo yahigaga. Tugiye kubireba noneho turebe n'ibyo yavuze amaze gukira. Naravuze nti ndakenyutse giye kunyura mu marembo y'ikuzimu, heshejwe imyaka yanjye yari isigaye. Ateshejwe imyaka yari isigaye. Ese ubundi imyaka yari isigaye yari ingahe? Yarayizi? Uwiteka niyo wabuze imyaka ye kuva yabaho naho yarageze, niyo yarasigaje yarayizi. We ntiyarayizi, ariko ngo nteshejwe imyaka yanjye nari nsigaje. Kubera iki atumvaga ko wenda icyo gihe ari Imana yagenye kugira ngo azasinzire yiruhukire? Ariko aratatse nkuko nanjye nataka uyu munsi wa none, wagiwe uneshejwe imyaka yanjye yari isigaye. Ndavuga nti sinzongera kureba Uwiteka mu gihugu cy'abazima, kandi sinzongera kubonana n'abantu b'abaturage bo mu isi. Ubugingo bwanjye buratamurutse bunkuweho h'ihema ry'umwungeri. Ubugingo bwanjye ndabusinze nk'uko umuboshyi w'imyenda yizinga azanca mu biti buhirwamo imyenda. Uhereye mu gitondo ukageza nijoro uzaba umazeho rwose. Ubwo niko yabwiraga Uwiteka. Ndaceceka kageza mu gitondo, ariko uvuna amagufa yanjye yose nk'intare. Uhereye mu gitondo ukageza nijoro uzaba umazeho rwose. Taka nk'intashya cyangwa uruyongoyongo, kandi nk'inuma iguguza. Erega amaso yanjye yaheze hejuru. Nyagasani Uwiteka, ndarengana ndengera. N'urwandiko yanditse mbese cyangwa n'ibyo yanditse, ibyo yabayemo arwaye, noneho n'ibyo yabayemo amaze gukira. Mvuge iki kandi uko yanshujijwe wenyine niyo wabikoze. Imyaka yanjye nzamara yose nzajya ngenda niyoroheje, nibuke umubabaro w'umutima wanjye. Aha ahise umuhigo. Imihigo nako twese tujya duhiga wenda iyo turwaye cyangwa tugeze mu bibazo runaka bikomeye cyane, tukabona ko nta burengezi bundi dufite, tukabona ko nta mwana n'umuntu wagira icyo akora keretse Imana yonyine. Hari igihe dusenga bikanga, tugasenga bikanga, tukabona tugeze kure cyane, ariko nk'abantu bamenye Imana ukavuga uti rwose Mana ndakwinginze, noneho rero ndakwinginze nunkiza iri rya none nzagukorera, nunkiza rukangeza ukankura ukangeza wenda ahandi hantu nzagukorera, nzakora ibi, nzagira gute. Tugahiga imihigo myinshi cyane, ariko igitangaje ni uko iyo tumaze kuva muri rwa rugamba rutameze neza tukagera ahantu heza, ntabwo tujya twibuka ya mihigo twahize. Akenshi rwose hari igihe tuyibuka rimwe na rimwe, ariko akenshi twibagirwa ibyo twahize, ugasanga twatandukiriye. Nuko rero ahangaha Hezekiya arimo guhiga rwose ibyo azakora. Ku Uwiteka yamwumvise ndetse akamwongerera n'imyaka, noneho atangiye guhiga imihigo rwose myinshi cyane. Nuko aravuze ngo iminsi nzamara yose ngo nzajya ngenda niyoroheje, niyo ku mabaro w'umutima wanjye Uwiteka. Ibyo nibyo bibeshaho abantu, kandi muri ibyo byonyine niho umutima wanjye ubona ubugingo. Muri uko kugenda akagendera imbere y'Uwiteka atunganye, yiyoroheje rwose, kandi yiyoroheje numvaga rwose ko ariho azabonera ubugingo. Agiye gukora uko ashoboye kose n'ibyo atakoze abitunganye. Nuko nkiza umbesheho, niba ku mabaro w'umutima wanjye. Nuko Hezekiya agirirwa ubuntu nk'uko twari tumaze kubibona. Imana yemera kugira ngo imwongeze iyi myaka. Na Hezekiya rwose ahize umuhigo ko azagendera imbere y'Imana yoroheje kandi aciye bugufi, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri make yumvaga azahigura umuhigo, kandi yumvaga azavuga hose uburyo Imana yabanye nawe kandi ikamukiza buriya burwayi bukomeye. Umwana w'umuntu rero, iyo tumaze kuva mu bibazo tukagera mu byishimo, tukagera mu bisubizo, akenshi turibagirwa
ugasanga twaratandukiriye ndetse tugakora n'ibibi biruta ibyo twakoze na mbere. Reka turebe ku murongo, reka turebe noneho mu gice cya 39 turebe uko byagenze, turebe amaherezo ya Hezekiya niba yaramaze gukira akagenda n'Imana ko yoroheje nk'uko yari yabisezeranye. Twibuke ko ubwoko bw'Imana bw'Abayuda bwakundaga guterwa buri gihe, hari abo tuzi bakundaga kubatera cyane. Umwami wa Ashuri akundaga gutera ubwoko cyane, bahoraga mu ntambara nyinshi cyane, ariko zose Uwiteka yarazibatsindiraga, bararwanaga bakanesha. Ndetse muri iyo minsi n'ubundi bari bamaze gutsinda ubwoko bwa Ashuri. Icyo gihe Merodaki Baladani mwene Baladani umwami w'i Babuloni yohereza Hezekiya inzandiko n'amaturo, kuko yari yumvise ko Hezekiya yarwaye agakira. Uyu mwami noneho rero w'i Babuloni yumvise ko Hezekiya yakize, atinya Imana ye kuko yumvise ko yakize kandi amenya n'icyamukijije. Inkuru ziragenda birumvikana, zageze hose bivuga ukuntu Hezekiya yakize, ukuntu yarwaye agiye gupfa, ukuntu yatakambiye Imana ye, ukuntu Imana yamukijije. Noneho amahanga yose arushaho gutinya ubwoko bw'Isirayeli, n'ubundi barayatinya, n'ubundi baramutinyaga, ariko noneho bamutinyira kimwe umwami wa Isirayeli ariyo Mana yabo, kubera ko yari Imana ikora ibidasanzwe. Nuko rero uyu mwami w'i Babuloni atuma intumwa ze zishakira ibintu by'igiciro cyinshi yo kugira ngo bajye noneho rero kwa Hezekiya kwifatanya nayo kugira ngo bishimire ibyiza byamubayeho. Nuko baragenda rero, ariko uyu mwami w'i Babuloni gahunda yari afite nta yindi kwari kugira ngo amenye Hezekiya koko ninde, umwami wabo ninde, akora ate. Muri make bashaka kugira ngo bamenye Imana yabo ukuntu ikora, n'ibyo yifuza n'ibyo ishaka, kugira ngo bazabyigane bajye batera batsinde, ndetse nibishoboka bazabatera nabo batsinde. Muri make ni abatasi bari baje kwa Hezekiya, ariko we ntiyabimenya. Ntiyabimenya kubera iki? Yagize kudamarara, yumvise ko Uwiteka aramugiriye neza, aramubabariye, amwongereye ya myaka, yumva ko nta kindi kibazo azagira. Niba Imana imukijije gupfa, yumva ko nta kindi kintu itamurengeramo. Muri make yaradamaraye, yibagirwa kongera gusenga uko bikwiriye, yibagirwa kongera gukora Imana uko bikwiriye, ahubwo atangira navuga nko kwihimbaza. Reka turebe ukuntu byagenze noneho. Maze Hezekiya yakira intumwa zanezerewe, azimurikira inzu y'ububiko bwe yose, yabikwagwamo ibintu bye by'igiciro cyinshi, ifeza n'izahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro cyinshi, n'inzu ibikwamo intwaro zo kurwanisha, n'iby'ubutunzi byabonekaga mu nzu ye byose. Nta kintu na kimwe cyo mu nzu ye cyangwa mu gihugu cye cyose Hezekiya atazeretse. Bukeye umuhanuzi Yesaya asanga umwami Hezekiya, aramubaza ati, abo bagabo bavuze iki kandi baje aho baturutse he? Hezekiya aramusubiza ati, baturutse mu gihugu cya kure cy'i Babuloni, baza ari njye basanga. Arongera aramubaza ati, mu nzu yawe babonyemo iki? Hezekiya aramusubiza ati, ibiri mu nzu yanjye byose barabibonye, nta kintu na kimwe mu byo ntunze ntaberetse. Babanzi babatasi baje kureba umuntu w'Imana, nuko bamuzanira amaturo ngo menshi yewe, kuko hano haranditswe ngo umwami w'i Babuloni yohereza Hezekiya inzandiko n'amaturo, kuko yari yumvise uko Hezekiya yarwaye agakira. Abatambagiza inzu batubwira ko ngo ibyo mu gihugu byose ubutunzi bw'igihugu bwose yarabatambagije. Niba cyugo ntago ari mu nzu y'ibwami yabatambagije gusa, yabatambagije hose, imirima, amasitoka mu bintu byose, ko baratubwiye ngo naho bikina intwaro zose ari zirwana mu gihe gito cyangwa zirwana mu gihe kinini. Mbese ububiko bwose Abisirayeli bari bafite ububiko bw'intwaro rwose zikaze. Kandi noneho rero twibuke ko bafite noneho n'Uwiteka Imana yabarwaniriraga, bari bafite ubutunzi, bari bafite noneho rero n'intwaro, bari bafite kandi n'ubwenge buturuka ku Mana. Ariko noneho byose Hezekiya yereka ababanza ati, muze mbereke. Arabereka ati, murebe ahangaha ni muri salose, murebe hano ni mu byumba, murebe iyi ni stock niyo mbikamo intwaro zose, za ntwaro zose tuye turwanisha gatsinda, za ntwaro natsindishije Abashuri, za ntwaro mumbise natsindishije aho twatsinze hose. Izi ntwaro dore naha ziba zibitse nahangaha. Rero
wenda habwe n'ukuntu zikoreshwa byose arabereka, ubutunzi bwose, intwaro zose, ngo ibyo mu gihugu byose ngo arabereka, ararangiza. Ndatekereza ko ntabwo abereka avuga ati wenda dore dore wenda ndashima Imana yatugiriye neza, dore rwose oya, kubera ko bari baje kureba, baje bitwaje ko baje kureba ukuntu yakize, bakifatanya nayo kugira ngo bishime ko yakize. Ariko urumva ko ibintu bitandukanye, ibyo yakoze bitandukanye n'ibyo yari byabazanye. Yego nubwo n'ubundi byari byabazanye, ariko bamurushije ubwenge, noneho agendera mu mujyo wabo, nuko ati muze mbiyerekere ibyo kugira ngo nta nubwo baganiriye rwose bati mbese warwaye ute, wakize ute, tubwire ukuntu tuzabwira umwami, cyangwa n'ikizindi nzandiko tuzajyanira umwami umusobanuro ukuntu wakize. Oya, ibyo ntabwo byabayeho nkurikije ukuntu inyandiko ivuze. Nubwo abashyitsi barahageze, nuko Hezekiya arabatambagiza rwose, bwama arabatambagiza rwose, aho babika byose arabatambagiza, ubutunzi bwose, nuko amabanga yose y'igihugu arayarangiza, atambagiza abanzi. Barangije rero baragenda. Ntabwo atubwira ngo yabasezeye, harababwira ati noneho rero muzambwirire umwami rwose wanyu ko rwose nshima Imana, dufatanye gushima Imana yankijije. Oya, baragenda. Bamaze kugenda, wa muhanuzi noneho rero w'Imana aragaruka, Yesaya. Kubice ko n'umuhanuzi w'Imana yatungaga n'Imana, nuko Imana iramutuma aragaruka. Rero agaruka kwa Yesaya, katwumve ukuntu yamubwiye. Nuko agaruka kwa Yesaya, aramubaza ati mbese abantu baje iwawe bari baturutse, wababwiye iki? Aravuze ati baraje, yamaze kuza, nuko batambagiza inzu yanjye yose, nta kintu na kimwe cyo mu nzu batabonye, nta na kimwe mu byo ntunze cyose batabonye, ndetse nta na kimwe mu mitungo yose y'ubwoko batabonye, biso nabiberetse, yewe ndetse naho babika intwaro hose narahaberetse, n'amafaranga yose dufite, amafaranga igihugu gifite byose narabiberetse. Nuko baragenda. Ntabwo Yesaya yishimye, ntabwo yishimye na gato kubona umukozi w'Imana, kubona umwami w'ubwoko bw'Imana, Uwiteka agira neza kumwongeza n'iriya myaka. Nuko noneho akaba udashobora kuvuga Imana, najya muri yasabye ntashobora kubikora. Nuko noneho rero ahubwo atangiye kwihimbaza. Nuko baraje nkaho yavuze ati burya ndakagabo, ndakomeye, niyo mpamvu nsinda buri munsi muze mbeke n'intwaro zanjye. Hari umuntu wari warugwara muri mwebwe, yabagiye gupfa kongera akazuka gakira, Imana ikamukiza. Njye Imana yanjye turavugana rwose, turavugana, yarankijije, muze mbeke n'intwaro dufite. Nta muntu niziye ko nta muntu ushobora kuza dutsinda na gato, niyo twarwana n'ubungana iki. Imana rero nyijeje, kandi noneho yambwiye ko njye noneho rero n'igihugu cyanjye tuzaba amahoro. Nuko rero abirataho, arangije arabasezerera, baragenda. Reka turebe ikiganiro bakomeje kugirana. Hezekiya aramusubiza ati ibintu byo mu nzu yanjye byose barabibonye, nta kintu na kimwe mu byo ntunze naberetse. Yesaya abwira Hezekiya ati umva ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo, igihe kizaza ibiri mu nzu yawe byose n'ibyo basogokuruza babitse kugeza ubu bizajyanwa i Babuloni, nta kintu kizasigara, niko Uwiteka avuze. Hano abahungu bawuzibyarira mu nda yawe bazabajyana, babagira inkone zo kuba mu nzu y'umwami w'i Babuloni. Hezekiya iyo apfa cya gihe ntabwo byose byari kuzamugeraho, kubera ko ibibaye, kubera ko yamaze gukira agasuzugura Uwiteka, none agiye guteza noneho n'umuryango we amakuba. Abo mu nzu ye, abahungu be bose, Uwiteka amubwiye ko noneho umwami wa Babuloni azaza agatera i Babuloni, akica abantu, akabarangiza, akabanyaga, ndetse agatwara n'abana be. Hezekiya abwira Yesaya ati ijambo ry'Uwiteka avuze ni ryiza. Yari kongeraho iki? Arongera aravuga ati kuko hazaba amahoro n'iby'ukuri nkiriho. Uyu Yesaya nta kundi yari kubigenza, yakoze umurimo Uwiteka yamutumye gukora. Tugaruke noneho kubitureba twebwe uyu munsi none. Turavuga Hezekiya, dukunze gutanga ingero ku bitekerezo dusanga muri Bibiliya bitandukanye by'abantu bakoranye n'Imana neza, n'ibyo abandi bantu bagomeye Imana. Reka tube Hezekiya yari umwami rwose mwiza, wubashye Imana, ariko ageze mu bihe bikomeye, akambira Uwiteka, amukiza ibyo bihe bikomeye, ariko amaze kugera mu bihe byiza yibagirwa Imana, ku buryo noneho yarigurishije, agurisha n'igihugu cyose, ubwoko bw'Uwiteka ujyanwa mu bunyage, ndetse n'abahungu be
bajyanwa ari iminyago mu gihugu cy'i Babuloni. Uyu munsi wa none rero dushobora kumva igitekerezo tukavuga ngo ubwo ari njyewe ngo nari kubigenza gutya na gutya, byari kugenda gutya na gutya, ariko oya, igitekerezo cya Hezekiya natwe uyu munsi wa none kidufasheho tumeze nk'uyu Hezekiya. Ahubwo niba nawe afite ikintu nibura yigeze yishyuza Imana, avuga ati Imana uribuka ko nagendaga nciye bugufi, nagendaga niyoroheje, nagendaga ntunganye imbere yawe. Ariko uyu munsi wa none hari igihe Uwiteka ashobora kutubaza icyo twakoze na kimwe nibura, wenda akavuga ati niyo kabara akantu kumwe gusa, vuga akantu wakoze na kamwe nibura, wenda ngira ukuntu nakubabarira. Hari igihe kabura akantu na kamwe, buri wese yitekerezeho wavuga iki. Noneho rero aragukije, amaze kugukiza, uhise imihigo, ugeze mu gihe noneho cyiza, ntabwo ushoboye nibura kwereka Uwiteka ko wenda uzi ibyo yagukuyemo. Uko turi hano twese kurya umurongo, navuga ko buri wese afite aho Imana yamukuye. Hari Imana yakwese mu bukene, simbizi. Hari Imana yakuye mu burwayi iramukiza. Hari abavutse ari umuryango w'abantu benshi, wenda bose bararwara barapfa, arasigara adapfuye. Hari uwatunze accident, muri accident ntiyayipfiramo, arakira n'uyu munsi aracyahumeka. Uwiteka yaturinze, muri twarabo yarinze, barakora, barahirwa, bagira imitungo. Hari abo yagiriye neza, bagira urubyaro cyangwa bagira imiryango. Mbese buri wese agiye kuvuga iby'Imana mukore ni byinshi cyane, ntabwo twazabirangiza. Ariko noneho hari igihe wari uri ubabaye cyane rwose, ndetse wagize no kwiheba, ufite ibyo usaba Imana, nuko Imana iragufasha, ikura muri za ngorane, iguha n'amahirwe. Ya mahirwe yaguhaye ya kabiri wayakoresheje iki? Uyu munsi wa none ubwo tugihumeka, ni ukuri Uwiteka duhaye ayo mahirwe ya kabiri. None se amahirwe ya kabiri nka Hezekiya twahawe tuyakoresha iki umunsi wa none? Mbese amahirwe twahawe, reka tuvuge wenda nko muri ibi bihugu turimo, ibihugu byacu turimo, uko bigenda, niba umuntu wenda aje kugusura bwa mbere, wenda uba mu nzu ya, wenda ni mushya, wenda ugize umushyitsi mushya, ni ubwa mbere ageze iwawe, ugomba kumutambagiza mu nzu ibashe, atari yicara, no kumutambagiza mu nzu. Dore aha ni muri salo, dore aha ni muri cuisine, dore saha ni naho kurira, hariya naho kuganirira, hariya se ni muri salle de bain, hariya ni mu byumba, wenda ibyumba by'abana, ibyumba by'abashyitsi, ibyumba wenda bya nyir'urugo, wenda se hari muri toilette. Mbese ugatambagiza inzu yose, ukayitambagiza umuntu rwose, n'ahatagerwa ukatambagiza umuntu. Bibaho cyane rwose muri ibihugu byacu. Nuko noneho rero niba wenda gusuye rimwe, igihe azagarukira wenda azasanga waravuye muri ya nzu, wenda wari ufite inzu uba mu bukode, wenda wamaze kugura, ubwo niyagusuye ugomba kumutambagiza noneho mu nzu waguze, ukamwereka ibyo hashyizemo. Muri iki cyumba nashyizemo ibi kubera ibi n'ibi, muri cyo nabwo nashyizemo biriya kubera ibi n'ibi, hari akantu nabonye kwa naka nifuje kugira ngo nanjye ngashyire hano, kubera ko byose ukamusobanurira amavu n'amavuko n'iki byose, nuko ukamutambagiza akareba ubutunzi wagezeho. Yarangiza akaza akicara, nuko ibyo mwatekereje kugira ngo musangire amafunguro, mugafungura y'amafunguro, ariko abanje kureba mu nzu yawe ibirimo. Mbese nawe mu muco wahuri niko bigenda? Ndagira ngo ntabwo ari bibi, kubera ko ubwo niko twamenyereye cyangwa niko twamenyerejwe. Ariko Uwiteka uyu munsi aragira ngo duhindure ingendo cyangwa duhindure imibereho. Ni inama nawe aguha. Ibyo dutunze byose nibyo Uwiteka yaduhaye. Amazu tubamo ni Uwiteka yaduhaye. Ibirimo byose ni Uwiteka biduhaye. Yewe n'ubutunzi bwose dufite, arubwo mu nzu ari byo hanze, byose ni Uwiteka abiduhaye. Ndetse n'ubuzima dufite ni Uwiteka ubuduhaye. Kuko tudahumeka, ataduhaye ubuzima, ntabwo twashaka n'ibindi ngo tubigereho. Ibyo uyu munsi wa none cyangwa muri iyi saha, wowe unyumva ubitekerezeho. Noneho rero, niba wari ufite kukamenyero ko kugira ngo niba ubonye umushyitsi uje mu rugo iwawe, ubanze umutembereze, umwereke ibyo yamaze kugeraho, umwereke ku izina yawe uko imeze rwose, iraka neza, ni ku izina ihenze. Nigeze gusura umuntu, umuvandimwe, nuko tugezeyo, bwari ubwa mbere tumusuye, twari n'abandi bantu. Noneho muri ku izina ye
yarimo kutwereka. None atangira kuvuga ati rero amasafuriya yanjye ni ukuyitondera. Amasafuriya yanjye ni amasafuriya akomeye cyane, ni amasafuriya yamenze. Dore isafuriya imwe igura amayero 300. Urabona na amasafuriya ni duzeni y'amasafuriya. Donc ibintu nk'ibyo byose ntabwo nibura gutebereje ngo kuri ati dore ni mu gikoni ngo agende agomba kwerekana amasahani ye uko asa, n'amasafuriya uko asa, n'amatasi uko asa, byose kakwerekana iki byose. Tuve muri za rutini noneho, ahubwo icyo Uwiteka dusaba ni iki? Ni ukugira ngo niba Uwiteka noneho yarakugiriye neza, warakoze bigakunda, akaba uyu munsi yaragutije icumbi uburimo. Navuga ko ari icumbi kubera ko iwacu heza muri ya mazu Kristo yaduteguriye mu ijuru. None ariko dufite iwacu hano, niba yaragutije ahuba, ukaba wagiriwe amahirwe, warakoze ukagira akantu rundarunda, ukaba ufite aho utuye, shima Imana. Ahubwo mugenzi wawe naza, icya mbere mukora mbere yo kugira ngo muganire, mbere yo kugira ngo mugire ikintu mwafungura, mbere yo kugira ngo ibindi bintu byose bize, ahubwo mubanze mupfukame mushima Imana. Kwanza mushima Imana yuko yabarinze mukamukira amahoro. Mwongera mushima Imana ko yatumye noneho ugira umugisha, akaba umushitsi aje mu nzu yawe, ndetse na wa mushitsi ashima Imana ko nawe ageze iwawe. Noneho kandi musaba Imana kugira ngo ibyo muri buganire byose bari byo guhesha Imana icyubahiro, kubera ko nimujya mwishyira imbere cyangwa mukishyira amaboko y'Imana mugitangira n'ukuri, muzagira ibiganiro byiza. Bya biganiro byo kunegurana, bya biganiro byo kujya mu biterekeranye byose, iyo mumanje gusenga mutari mwagira ikindi muganira, umushyitsi cinjira mu nzi wawe, n'ukuri ibyo muganiye byose Umwuka Wera arabiyobora, mugira ibiganiro byiza, ku buryo wa muntu wagusuye agenda yubatswe, ku buryo nawe usigara wubatswe. Niko umukristo ubundi yagombye kumera. Twagombye kuba abarangwa n'amashimwe n'amasengesho n'indirimbo n'ibyanditswe byera. Nyaboneka twimenyereze gutungwa n'ibyanditswe byera, twimenyereze gutungwa n'ibyanditswe byera, twimenyereze kuririmbira Imana, twimenyereze gusenga, dusengera na bagenzi bacu, dusengerana. Bose rero noneho rero ntabwo ari hagati gusa yacu gusa nk'abasenga cyangwa nk'abahuriye muri Kristo, ahubwo n'abandi bagenzi bacu tudahuje kwizera, nagera mu rugo iwawe akabona uko umwakiriye, akabona umusabiye umugisha. Si ngombwa kugira ngo mubwire ngo nizera ibi na izera ibyo nizera, oya, ahubwo naza ukamusabira umugisha. Nuko azagenda avuga ati kwa nakaburya bafite Imana, kwa nakaburya rwose Imana yabo ni Imana, ntabwo bashobora kuyihemukira, ahubwo basaba imigisha bakayisabira n'abandi. Uyu Hezekiya rwose byamukozeho, abashitsi bajiwe nubwo batari bazanywe n'ikintu cyiza, ariko noneho rero yunga mu ryabo, abereka ubutunzi bwe bwose. Wari uzi ko mbese bya bindi wereka abantu bose ntabwo uzi imitima yabo, ntabwo uzi ikibagenza. None uraje utambagije umuntu mu nzu ya hose. Hari igihe uri gutambagiza umuntu ibintu nta kintu umuntu we afite mu nzu ye, uri kumutambagiza mu nzu yawe, kumwereka ibyo ufite byose, we wenda yanaburaye, we wenda naho aba bari kumwirukana mu nzu, ariko utangiye kumutambagiza mu nzu ngo dore ibyo nagezeho, dore icyuma kimwe, dore ikindi, inzu yanjye burya urabizi nayiguze amayero 400 500. Urabimubwira ngo bigende gute? Wenda ntashobora kubona na credit yo kugira ngo agure iyo nzu, ntashobora no kubona na credit wenda yo kutuma wenda agura n'igare ryo kujyana ku kazi. Ibyo byose ntabwo bishoboye. Ibyo byose uri kumubwira ngo bimumarire iki? Wikomeza kwivuga. Noneho hariho n'ikindi, ibyo uri kuvuga, ibyo wamweretse byose nibyo bazagukubitisha burya. Umwanzi ukuntu bigenza agukubitisha umweko wambaye ni wakuzirikisha, ntabwo yakura umukandara we cyangwa umukandara undi wakuzirikishe, akuzirikisha ibyawe, bya bindi bamweretse nibyo azaheraho akunegura, nibyo azaheraho akuzirikisha. Abwo ibyabonye iwawe n'iki byose arirata. Noneho nuzumva ko avuze ngo urirata, rero niho amakimbirane y'izi ntambara zizavuka. Noneho ibyari ugusenga ahubwo bizavamo amakimbirane, ntabwo uziruka gusengera mwene so. Reka tumenye uko umukristo agomba kwitwara, reka twikurate iby'Imana duha, ahubwo tubishimire. Nyoko reka mugenzi wawe ukamwereka, ariko uvuga uti Imana yarakoze rwose, yangije ku bintu runaka, nanyuze aha, mbese mugenzi wanjye uwanyura uramutse unyuze aha ngaha, wenda weho hari wenda ntiwanyura kuri iki, dore ukuntu nabigenje. Niko umukristo agomba kwitwara. Nyaboneka rero reka dushime Imana mu byiduha,
n'ibyo itaraduha tuyishimire ko yiteguye kuduha ibyiza, ariko n'ikiduha nabwo tujya tumenya ukuntu tubyitwaramo, twe kurengwa, kubera ko Hezekiya yararenzwe atuma ubwoko bwe ndetse n'umuryango we baterwa, baranyagwa ndetse bajyanwa i Babuloni abatarishwe. Natwe rero ikiba kidutegereje turamutse tutagize Imana nyambere ibyo dukora byose, ibyo tuvuga byose, twakwisanga natwe n'ubundi twagezeho ingorane, kandi ingorane zatugeraho ndetse n'imiryango yacu, kuko na Hezekiya n'umuryango we n'ubwoko bwe ndetse n'igihugu cye cyose cyagezweho n'ingorane. Natwe rero hari igihe dushobora kwitwara nabi ugasanga twikururiye ingorane ndetse n'imiryango yacu. Nyaboneka reka dusabe Uwiteka aduhe guca bugufi. Byose icyabidushoboza nta kindi ni ugutangira guca bugufi, ntitwishyire hejuru, ahubwo tugashyira hejuru Imana yacu, kuko niduha byose, niduha ubuzima, niduha ubutunzi, niduha kurama no kuramuka, kandi ifite ubugingo bwacu mu biganza byayo. Kandi ikindi, niba ugize amahirwe, hari abantu bagira amahirwe rwose, niba ugize amahirwe ko waragendanye n'Imana ikabivuze iti, ikumenyesha ikavuga iti rwose ugiye kwigendera, sezera ngo usezerere amahoro, nyaboneka twe kujya dushaka kugira ngo turwane n'Imana yacu tuyishogoranye, ahubwo tugirire icyizere, kubera ko ibizi impamvu Hezekiya iyo yemera akigendera Uwiteka aramusezereye neza, ariko yifuje kongererwa iminsi imugendekera nabi. Reka rero tugirire icyizere Imana yacu ibizi burya amaherezo iyamenyera mu itangiriro, kandi tuzirikane amagambo twatangiranye avuga ngo mu rugo iwawe babonye iki. Mbese mu rugo babonyeyo bya bindi ugenda waratira uko umeze, ubutunzi umaze kugeraho, mu rugo iwawe babonye iki? Ya magambo yamanjwe yo kunegurana, yo gusebanya, yo kugambanirana, y'amatiko, y'amapolitike n'ibindi byose ntashoboye kurondora, babonye iki? Babonye agasuzuguro mu bashakanye, nta muntu wubaha undi, babonye iki wawe? Reka mu rugo iwacu rero abahagenda bahasange amasengesho, bahasange indirimbo zo guhimbaza Uwiteka no kumushima, bahasange ineza, akanwa kavuga Uwiteka, cye kuvuga ibindi, twimenyereze kuvuga Yesu Kristo wacu. Uwiteka rero aduhana amahoro, Uwiteka atugirire neza, kandi Uwiteka aturindire mu buntu bwe, kugira ngo tuzarangize uru rugendo dutsinze. Uwiteka rero wowe twabanye akugirire neza, Uwiteka kurinde, Uwiteka aguhe gukora, ujye ukora kandi uhirwe n'ibyo ukoze. Uwiteka nujya urwara ajya kugira imbabazi agukize, kandi numara gukira umenye ko nagukijije. Uwiteka kurinde ibyakugira nabi byose, kandi aguhe amahoro, kandi aguhe kwihana, kandi aguhe kujya uvuga amagambo abaze, amagambo ahesha abandi umugisha. Data wera rero, Mana isumba byose, wakoze wabanye natwe, wadukoreye byinshi cyane mu buzima bwacu nyagasani tutarondora. Reka tubahamye bo kubihamya rero Data wera, tugenda tubibwira abandi, abaje mu ngo zacu Data wera, bajye bahavana imigisha yo kuhavana imivumo. Ubane natwe ndeka dukomeze muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Ndagusuhuje wowe unyumva mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane natwe twese. Nguhaye ikaze kandi rero kuri Sister Eveline muri iki kiganiro tugiye kugirana cyo mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Reka rero mbere yo gutangira tubanze dusenge. Turagushimiye Data wera, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye ko dukunda kandi ukatwitaho, turagushimiye ko waduhaye umwana wa Yesu Kristo kugira ngo tubere byose, izina rye rihabwe icyubahiro. Ngaho robana natwe muri kano kanya, icyigisho tugiye kwigana ukiduhe umugisha twese, ari nge n'abanyumva mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira mu magambo atandukanye,
turasoma mu gitabo cya Luka mu gice cya 8 ku murongo wa 22 ndetse turageza kwa 25. Turongera dusome nanone amagambo aboneka muri Zaburi igice cya 33 ku murongo wa 6 ndetse n'umurongo wa 9. Yesu rero nk'uko dusanzwe tubizi yaje muri iyi si, ariko mbere kugira ngo ze muri iyi si, Yohana mu gice cya mbere umurongo wa mbere ndetse kugeza kwa 3 yatubwiye ko mbere na mbere uwo Yesu yari jambo, ngo mbere na mbere hariho jambo, uwo jambo akaba yarahoranye n'Imana kandi akaba yari Imana. Mu byaremwe byose atubwira ko nta na kimwe kitaremwe nawe. Jambo rero igihe cyarageze aza mu isi, twibuke ko niba ari umuremyi yaraturemye, twari tumaze gutakaza isano twari dufitanye rero n'umuremyi wacu. Yesu ahitamo kugira ngo aze adupfire ku musaraba. Yesu rero kugira ngo aze ntabwo yagombaga kuza nk'Imana, yaje nk'umuntu kugira ngo tumurebe nk'umuntu, kandi no kugira ngo ibyo tuba muri ubu buzima nawe abibemo, nitujya dutaka ajya twumva, ajya amenya ibyo tuvuze byari byo, kubera ko nawe yabibayemo. Yesu rero yaje nk'umuntu, avuka nk'abandi bana bose nk'uko natwe tuvuka n'abandi bavuka, cyangwa n'abandi bavutse na mbere. Yesu yabayeho mu muryango wa gikene, abaho nk'abandi bana bose, imirimo abandi bana bakora nawe yarayikoze. Yesu niba ari kubabara nawe yarababaye nk'abandi bana bose, niba no kwishima yarishimye nk'abandi bana bose. Ariko uretse ko we akarushyo kahari mu ijambo ry'Imana avuga ko ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yarabaye cyane kurenza umuntu wese uko ababara, cyangwa uko umuntu wese yababaye cyangwa azanababara. Yesu igihe cyarageze rero, umurimo we wamuzanye arawutangira. Yasanwe n'umurimo we ugamije ibintu bibiri. Ikintu cya mbere cyamuzanye kwari kugira ngo azadupfire ku musaraba, kugira ngo yasano ko twaratakaje twongere tuyigarurirwe. Icya kabiri kugira ngo agere kuri uwo murimo wo kugira ngo adutambirirwe ku musaraba, tubone igitambo kizima kandi gishyitse, yagombaga kubanza yatwigisha tukamenya uwo ari we. Twamara kumenya uwo ari we, kuko twamaze kubona ko yahoranye n'Imana kandi yari Imana, kandi mu byaremwe byose nta kimwe kitaremwe nawe. Ubwo rero yagombaga kubanza yatwibwira, tukamumenya, tukamenya Imana, tukayikurikira tuzi ibyo ari byo, noneho yanapfira ku musaraba tukamenya ninde wapfuye, yapfuye kubera iki. Ibyo byose rero wari umurimo wa Yesu Kristo, byuko ari bibiri, kudupfira ndetse no kugira ngo atwigishe tumenye iby'ubwami bw'Imana. Umunsi umwe rero Yesu arimo kwigisha, twabonye ko yabaga ari kwigisha, habaga hariho abantu benshi cyane yarimo kwigisha. Igihe kiragenda yibagirwa no kujya kurya, yewe ntabwo yigeze abonana muri icyo gihe ari kwigisha. Noneho rero umubyeyi we nyina atangira kugira ikibazo ko atigeze abona umwana, ko atamuheruka. Abavandimwe be noneho nyina arababwira ati muze tujye kureba Yesu. Baragenda, bageze aho yari ari kwigishiriza, baratinye kugira ngo bamugereho, ariko ibi by'ubusa birananirana, hari mu bantu benshi cyane. Noneho batuma intumwa kugira ngo bose bagende babwirana. Noneho uramugeraho amubwira ati nyoko na bene so baragushaka, sohoka, barashaka kumuvugana. Wenda baramuzaniye n'ibyo kurya ntawamenya, ariko Yesu ntabwo yigeze asohoka, ahubwo abasubije amagambo akomeye ati mama n'abavandimwe banjye, mama na bene data n'abaturi kumwe, nabumva ijambo ry'Imana kandi bakaryitondera. N'uyu munsi wa none abavandimwe ba Yesu rero nabumva ijambo ry'Imana kandi bakaryitondera. Ntarabaryumva gusa, bamara kuryumva bakagenda bakarivuga, badashobora kurigenderamo, nabaryumva kandi bakaryitondera. Reka turebe noneho rero abigishwa ba Yesu Kristo bageze aho bakiyagirwa noneho ko abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera, ko ari bo bavandimwe ba Kristo, ko ari bo bana ba Kristo. Reka turebe ukuntu noneho abigishwa bibagiwe icyo Kristo ari cyo. Reka dusome ku murongo wa 22 w'igice cya 8, turebe icyo hatubwira. Turageza ku 25 nk'uko nababwiye. Nuko ku munsi umwe yikira mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka, bakigenda arasinzira. Mu nyanja hamanuka umuyaga mwinshi w'ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Akangutse hacya umuyaga n'amazi yihindurije, birahosha habituze. Arababaza ati kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya, barumirwa, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki
utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira. Mumbwire Yesu yahoraga ababwira ati nyamara ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Yohana yari yarababwiye uwo ari we. Twibuke ko Yohana niwe wari waraje gutegurira uyu Yesu Kristo. Abigishwa babanye na Yesu imyaka 3 n'igice yose bagombaga kuba bamuzi, bazi n'icyamuzanye, ariko ikibabaje byose babwiraga byose nta na kimwe bigeze bumva rwose. Reka twongere turebe uyu Yesu ninde, gushimangira uwo Yesu yari we. Reka tubirebe muri rya somo nababwiye ryo muri Zaburi 33 ku murongo wa 6 n'uwa 9. Turebe icyo hatubwira. Ijambo ry'Uwiteka nicyo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwe waremye ingabo zo muri ryo zose. Ku murongo wa 9, kuko yavuze bikaba, yategeka bigakomera. Uyu Yesu batubwira ko ngo ijambo ry'Uwiteka, ijambo ry'Uwiteka wa jambo Yesu, ngo ijambo ry'Uwiteka ngo niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke ngo niwe waremye ingabo zo muri ryo zose, ingabo zo mu ijuru ryose. Ngo none ku murongo wa 9 ngo kuko yavuze bikaba, yategeka bigakomera. Uyu jambo yaravugaga bikaba, yategeka bigakomera. Uyu Imana data yaravugaga bikaba, yategeka bigakomera. Ijambo rye niryo ryaremye ijuru, ngo umwuka wo mu kanwa ke niwe waremye ingabo zo muri ryo zose. N'ingabo n'abamarika bose bo mu ijuru, ingabo zo mu ijuru zose, ngo uwo mwuka we niwe waremye ingabo zo muri ryo zose, kuko yavuze bikaba, yategeka bigakomera. Uyu rero, uyu Yesu, uyu jambo waremye byose, uyu jambo wavuze bikaba, yategeka bigakomera, niwe uri kumwe n'abigishwa. Noneho rero bafashe umuhanda barajyanye, arababwiye ati twambuke. Twibuke ko ni umwami uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Ategeka byose, ntabwo ategeka abantu ngo bibe, ntabwo ategeka byose. Iyo avuze biraba, kandi ategeka byose bigakomera. Nuko abwiye abigishwa ati rero twambuke. Babigishwa babanaga umunsi ku wundi, babigishwa agaburiraga buri munsi, babigishwa yabwiraga ibye byose, babigishwa babwiraga ati navuye kwa data kandi nzasubirayo, babigishwa babwiraga byose, babigishwa basangiye. Petero akunda kuvuga ati twamukozeho, twarasangiye, twaravuganye. Muri make rero abwiye ibye byose, ntacyo yarabahishe. Nuko noneho rero wa mwamuga bikaba, yategeka bigakomera, arababwira ati noneho twambuke. Barambuka. Twibuke ko Yesu noneho yarananiwe, kwa kwirwa ari gukora, yakoreshaga umutwe, agakoresha mu buryo bugaragara ingingo ze z'umubiri, ariko yanakoreshaga no mu mutwe cyane, kubera ko yagombaga kumvisha umuntu wananiranye, kumwumvisha ukuri. Ntabwo byabaga byoroshye, birafite umurimo ukomeye cyane. Nuko rero bikira mu bwato Yesu n'abigishwa be, bashaka kugira ngo bambuke bajye hakurya. Nuko baragenda binjira muri bwa bwato, ariko ngo Yesu agezemo yahise asinzira kubera ko yarananiwe. Yesu aryama mu bwato arasinzira, abandi batangira kugashya kugira ngo bagere iyo bajya. Amazi ndayatinya. Impamvu ntinya amazi ni ukubera iki? Ntabwo nzi kugasha, ngenda mu mazi, ariko ntabwo mba nizeye neza umuntu utwaye ubwato, kuko wenda ubwato bushobora kurohama ntawamenya, kubera ko njye noneho ntazi gutwara ubwato, ndatinya buri gihe kugenda mu bwato. Noneho rero abagabo bo ntabwo bari bameze nkanjye. Abagabo twibuke ko Yesu abenshi yabakuye ku kiyaga baroba, batunzwe no kuroba, ari umurimo wabo, bari bazi amazi cyane, yewe no kuruta Yesu. Ubwo niba mvuze kuruta Yesu, ndavuga Yesu nk'umwana w'umuntu, ntabwo mvuga Yesu nk'Imana. Noneho rero abagabo bari bazi amazi cyane. Nuko binjira mu bwato rero batangira kugasha. Yesu we ageze mu bwato yarananiwe, araryama arasinzira. Barakomeza baragenda. Uko bakomezaga kugenda rero, umuyaga ngo waje kuza, umuyaga mwinshi cyane w'ishuheri, noneho urazuba mwinshi cyane ubaturutse imbere. Noneho batangira kubona ko hari ikibazo kigiye kubaho, ubwato butangiye kurengerwa buhoro buhoro. Noneho baratinya, abona ko kuko bari burengerwe, abona ko bagiye gupfa. Abantu bari bazi ko Yesu ari byose kumufite, ariko ntabwo bari bamufite bambe. Nuko noneho rero bari na Yesu, kandi yababwiye ko ashobora byose, yababwiye ko ari we waremye, yababwiye ko ari we uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Ariko noneho rero bari na Yesu, bagiye ko ari kumwe na Yesu. Yesu yarasinziriye, nubwo Yesu yarasinziriye, ariko yarasinziriye nk'umwana w'umuntu, ntabwo yarasinziriye nk'Imana. Ariko abigishwa be ntabwo babonye Yesu nk'umuntu ushobora kugira ikintu abakorera, nk'umuntu ushobora kubakiza batangiye.
kugasha buri wese, ari inyuma ari imbere, buri wese atangira gukoresha tekinike ze yari afite. Ndatekereza ko niba wenda bari bafite n'ibintu mu bwato bagerageje kugira ngo babikuremo kugira ngo ubwato budashobora kwemererwa cyane hasigarimo bugusa. Ndatekereza ko bari batangiye gufata ama strategy akomeye bavuga bati wenda ubwato niburengerwa nta kundi byagenda, buri wese aroga. Bimaze gukomera rero, umuraba amaze kuba umuraba, amazi amaze kuba amazi, batakibona iyo bajya niyo bava, baravuga bati turapfuye nta kundi byagenda. Nuko bikagukangura umwami wabo Yesu Kristo. Ntago bamukanguye ngo bakize, bamukanguye ngo bafatanye umubabaro. Ntago bamukanguye kugira ngo agire ikintu abamarira, ntago bamukanguye nk'umwami, kubera ko iyo ari kumukangura nk'umwami bari kuba baramubwiye nakari kose bati Yesu wisinzira, ariko baramukanguye kugira ngo bapfire hamwe, ariko nawe azi ikibishe. Yesu uvuga bikaba yategeka bigakomera. Nuko baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Ntabwo avuze bati databuja byuka wenda ugire icyo ukora, mbese nta kintu washobora gukora. Databuja byuka turapfuye, muri make twebwe nawe turapfuye. Byuka wenda uvuga ijambo rya nyuma, byuka wenda tubwire ibyo wari ugiye kutubwira, byuka cyangwa tukubwire ko wenda watubeshye. Muri make byuka, twamaze kubona ko nawe ntacyo ushoboye, turacyakubaha ariko byuka turapfuye. Wenda bamwe batangiye gutekereza bati none se Yesu uyu ntabwo azi kugasha, kubera ko twe nibura twavukiye ku mazi, we ntabwo abivukiyemo. Nuko ubwo tugiye gupfa nta kundi byagenda, ntabwo twamurenganya, ariko reka tumubyutse adapfa atazi ikimwishe. Nuko bakangura Yesu Kristo. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije birahosha. Akangutse Yesu Kristo akangutse acyaha umuyaga n'amazi yari yihindurije, byose biragira gute? Biratuza, birahosha. Yesu akangutse, Yesu ahageze aho ari, Yesu ibibazo biba bishize. Yesu akangutse, hano yari yasinziriye, yaraguhaga nk'umwana w'umuntu, ariko Yesu Kristo nk'Imana ntabwo yarasinziriye, ahora ari maso. Nuko akangutse ngo acyaha umuyaga n'amazi ngo birahosha. Nuko habituze, mu nyanja habituze, mu bwato habituze, mu mitima y'abigishwa habituze, kubera ko n'amazi n'inyanja imaze gutuza. Nuko arababaza ati kwizera kwanyu kurihe? Arababaza ati kwizera kwanyu kurihe? Twari kumwe, muranzi ibyo nababwiye byose, ibyo Yohana yababwiye byose murasoma. None kwizera kwanyu kurihe? Kuko tugiye mu mazi nababwiye ngo twambuke tugende. Ntabwo nababwiye ngo mushobora kugira mu nyanja hagati mugahura n'ikibazo. Ntacyo nigeze mbabwira na gito. Kubera iki mwari mufite ubwoba? Kubera iki munkanguye mukambwira ngo murapfuye? Byagenze gute? Hari igihe rero Yesu yarangije ibyacu, hari igihe rero Yesu wowe warangije ibyacu, hari igihe tubisoma ko yarangije ibyacu, ariko ntitubiha agaciro, tukumva ko nubwo yabirangije hari icyo twagombye gukora kugira ngo tuvalide ibyo Kristo yakoze. Ariko ntabwo ari byo. Niba Kristo yarakoze, niba aruvuga bikaba yategeka bigakomera, yaravuze biraba kandi ategetse birakomera. Yesu Kristo niba ari we waremye, ashobora kongera kuturema ubundi bushya. Yesu Kristo none niba ari kumwe nawe, noneho rero wagize amahirwe ari kumwe nawe. Kuki uhangayika, kuki ugira ubwoba? Niba waramumenye kandi akakubwira ko azakubera byose mu rugendo urimo, kubera icyo uhangayika? Kubera uhura n'imiraba ikakubera imiraba, ukumva ko Yesu akiri kumwe nawe, ukumva ko ugiye gupfa, ukumva ko no kugira ngo utabaze Yesu no kumubwira ngo Yesu dore ndapfuye. Ni nkaho watanze umugabo ngo Yesu ndapfuye uzamenye ikinyishe. Kubera iki? Yesu arahari kandi yakubwiye ko azakurinda. Kubera ko ucitse intege, kubera iki urambiwe? Urambirwa ute kandi igihe cy'Imana gitandukanye n'igihe cy'abana b'abantu? Koko igihe cy'abantu, igihe cy'abigishwa cyari kiri kurangira, bo babonaga kiri kurangira kubera ko imbaraga zabo zari ziri kubashirana. Ariko iza Yesu ntabwo zari ziri kubashirana, iza Yesu zihoraho. Niba ari Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, niba ari Imana muremye, ni gute imbaraga zari gushira? Yari yananiwe nk'umwana w'umuntu aryamye asinziriye, ariko noneho umurimo wari waramuzanye ku isi yari akiwukora. Yari Imana igikora wa murimo, ntabwo bari kurohama hariya, ntabwo byari gushoboka na gato. Ntacyo bari kuba bari kumwe na Yesu. N'uyu munsi wa none iyo uri kumwe na Yesu ni ukuri, ntabwo ari ukubeshya. Twagiye tugereza igihe kinini cyane rwose, ukigeregereza ukabona ikibazo kikubanye ikibazo, ukavuga uti waca hariya naganira nakambwira ko byamugendekeye gutya na gutya, aca hariya naganira n'akanubundi nabambwira ko yigeze agira ikibazo kimeze gutya na gutya, yaciye hariya yagiye kubaza naka. Oya, Yesu arahari. Ushobora kujya kubaza umuntu runaka, ariko noneho ukibuka ko umuntu wo kubaza wa nyuma, uwo kubaza wa nyuma ni uwakuremye. Yesu Kristo arahari, ntabwo akiri kure yacu. Yaciye akanzu cyagomba kudutandukanya nawe, yaraje noneho rero aba ari umunyabyaha
arakibambirwa. Noneho tuba bazima uyu munsi wa none dufite amahirwe mu masengesho mu kugira ijambo ry'Imana twongera kuba umwe na Kristo mwiza. Reka tumwizere, ntabwo yagiye kure. Hari igihe ugira ngo Kristo ngo arasinziriye. Kristo hariya kiriya gihe yasinziriye nk'umwana w'umuntu, ariko ntabwo arasinziriye nk'Imana. Nuko abigishwa rero bagize ubwoba, abigishwa kwizera kwarabuze ni kwese yababwiye ngo mwabanya kwizera gukeba. Kwizera kwarabuze kumaze kubura rero babyutsa Yesu ati mwami byuka dupfane, mwami byuka tuzi ko utanazi no koga, byuka none turamutse dupfuye wenda, cyangwa turamutse ubwato buramutse bushwanyaguritse wenda hari n'uwaguheka, ariko akaguheka aruko nawe ukangutse uri maso ushobora nawe kwirengera. Ngaho byuka rero, byuka dupfane cyangwa dukirane. Yesu akangutse ariko ngo acyaha umuyaga n'inyanja ngo biratuza ngo habituze mu bwato, habituze mu nyanja, habituze mu mitima y'abigishwa. Bongera kwibuka ko bafite Yesu, niho bibutse ko asanzwe babwira ko ashobora byose, koko kw'Imana ye ise uwamutumye ko ashobora byose. Nuko barakomeza baramuka. Uyu munsi wa none rero nawe ushobora kuba ufite ibyo yavuganye n'Imana yawe. Wenda yabikubwiye mwiherereye, wenda yabikubwiye uri n'abandi, wenda yabikubwiye mu rusaku simbizi, wenda yabikubwiriye mu nzozi, wenda yabikubwiye ahari hose Imana ishobora kukuvugira. Ishobora kuba yarabikubwiriyemo, ishobora kuba yarakubwiriye no mu masengesho, cyangwa ishobora kuba yarakubwiriye no mu ijambo ry'Imana. Ishobora kuba yarakubwiriye no mu masezerano mwagiranye. None kuki ucisa intege kandi igihe kitari cyagera? Ushobora kuba uzi ko igihe cyageze kubera ko urambiwe, kubera ko ufite intege nke muri uyu mubiri. Birumvikana tugira intege nke muri uyu mubiri, ariko noneho ko wagira intege nke zose, ibuka ko mwasezeranye, ibuka amasezerano mwagiranye. Niyo amasezerano mwasezeranye rero atari yagera igihe kugira ngo uyasohorezwe. Wicika intege, Yesu Kristo arahari kandi ashobora byose. Uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora. Wicika intege mu murimo. Niba warahagurutse ugiye kumukorera, nukuri ibizaguca intege ni byinshi cyane rwose. Bagenzi bawe bazaguca intege, wenda umuryango uzaguca intege, wenda abavandimwe bazaguca intege, wenda mu kazi bazaguca intege, ahariho hose. Cyangwa nawe ushobora kwica intege kubera ibyo wabitse mu mutima wawe. Ariko ndakubwiye ko igihe cyo gucika intege ntabwo ari iki. Wicika intege niba ufite Kristo, wicika intege. Icyakoze niba udafite Kristo w'Umwami w'amahoro, cika intege. Ushobora kuba waribeshye muri urugendo wasubira inyuma, ariko ikindi kandi ntabwo ashaka kugira ngo usubire inyuma. Aradukunda twese. Ni ukuri ijambo rye ratubwira ngo atwihanganira, ngo adashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ashaka ngo twese twakizwa. Nuko niba waratangira urugendo, komeza urugendo, wicika intege, wisubire inyuma. Nutararutangira narutangire. Yesu Kristo wacu ashobora byose. Niba ari ya Mana ivuga bikaba, kuko twayibonye yategeka bigakomera muri Zaburi 33:9, kubera ko ucika intege. Yesu Kristo ntarananirwa. Cyagihe yararyamye ari mu bwato, nuko abigishwa bamukanguye arabyuka, ngo yavuze rimwe gusa aravuga ngo tuza wa nyanja we. Inyanja iratuza, umurabo uratuza. Noneho rero ituze riba hose no mu mitima y'abigishwa haratuza. Nawe rero arifuza kugira ngo utuze mu mutima wawe, nanjye arifuza kugira ngo ntuze mu mutima wanjye. Ibyari biguhangayikishije byose, ushobora kuba uhangayikishijwe n'urushako. Birashoboka muri iki gihe urushako rw'uyu munsi wa none. Ushobora kuba uhangayikishijwe n'urubyaro, wenda abana barakunaniye. Ushobora kuba si wenda abana batarakunaniye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mutumvikana cyane cyane mu by'Imana. Uyu munsi wa none umwanzi Satani ashaka kugira ngo atwibasire, yibasire imiryango. Arashaka kugira ngo umuryango, kubera ko iyo azi ko mu muryango hari amahoro, no mu itorero haba amahoro. Iyo mu itorero hari amahoro, ndetse no muri sosiyete haba amahoro. Sosiyete igize amahoro, isi yose igira amahoro. Ibyo rero umwanzi arabizi neza. Atangirira mu ngo. Iyo atangiriye mu ngoro z'Abakristo, nta kundi biba birangiye. Iyo atangiriyemo noneho hakagira abanyantege nke bagacika intege, ubwo biba birangiye. Rero Kristo aratubwira ngo ntiducike intege. Naho ufite abana bari muri icyo kigero, cyane cyane abana b'abasore, ariko wicika intege. Nukuri Yesu wahuye na Sawuli uyu nguyu yarazi ko akorera Imana, yigaga ubwoko bw'Imana, yicaga abantu bavuga Yesu. Ariko umunsi umwe Sawuli ngo ajye i Damasiko guhiga abantu b'Imana kugira ngo abice. Yahuye na Yesu, yihuriye na Yesu ubwe. Kuki umwana wawe uhangayikishijwe nawe uyu munsi wa none? Kuki utamenya ko azahura na Yesu? Nukuri birashoboka ko yazahura na Yesu, kandi akaba ari utanga ubuhamya. Birashoboka niyo yabaravuze ati mama singishaka rwose byo gusenga, singishaka iyo Mana, singishaka no kuyumva. Ariko birashoboka ko igihe cyazagera agahura na Yesu Kristo, kubera ko Yesu Kristo we aradukunda atarobanuye ku butoni. Twese aradukunda. Ashobora kuba azahura n'uwo mwana wawe, kandi ndabizi rwose mu miryango itandukanye harimo nameze gutyo.
none muvandimwe unyumva, wigira ubwoba, umunsi hari igihe utarageraho kugira ngo umwana wahure na Yesu Kristo. Ni ukuri nahura na Yesu Kristo byose bizatungana, kandi Yesu Kristo nk'uko twabibonye ngo aravuga bikaba yategeka bigakomera, kandi niko byagenze no mwirema. Niba aravuga bikaba yategeka bigakomera, kandi noneho ngo ijambo rye niryo ryaremye ijuru, ngo umwuka wo mu kanwa ke ngo niwe waremye ingabo zo muri iryo zose. None se ubwo izo ngabo zose yaremye zanirwa guhangana n'ingabo z'umwanzi zihangana n'abana bacu kugira ngo bazabure ubugingo buhoraho? Reka rero twitabaze Yesu Kristo, wa wundi waremye ingabo zo mu ijuru zose. Reka turwanirire, reka rwanirire abana bacu, reka tugire ibyiringiro muri Yesu. Twoye kumva ko yasinziriye. Kristo wacu ntabwo asinzira, ari maso, yiteguye kudutabara, yiteguye gutabara imiryango yacu, yiteguye gutabara abana bacu, yiteguye gutabara inshuti zacu, yiteguye kugira imiryango yacu mizima, n'itorero rikaba rizima. Nuko noneho rero tugafatanya hamwe tukubakana, dutegereje kugira ngo tuzasanganire Kristo ugiye kuza bidatinze. Uwiteka rero aho twabanye akurinda guha amahoro, Uwiteka aho twabanye akurinde guhangayika, akurinde gucika intege. Niba ucitse intege, ongera uhaguruke, uvuga ngo ni umunyambaraga, kubera ko Kristo wacu ni umunyambaraga kandi arashoboye. Icyo avuze aragikurikiza, isezerano rye ararikurikiza, niyo yasezeranye arabisohoza. Nyaboneka wicike intege kandi ugiye kugera ku iherezo ry'urugendo. Rero Uwiteka akurinde, Uwiteka kubane, Uwiteka guha amahoro, Uwiteka akurinde gucika intege, akurinde guhangayika, ahubwo aguhe gukomera. Yesu mwiza, turagushimye rero, turagushimye kuri kumwe natwe. Mana Data twese waduhaye umwana wa Yesu Kristo kugira ngo atubere umucunguzi, kandi yarabikoze. Nuko turakwinginze duhe kumwakira mu mitima yacu Data wera. Umuntu wese nyuma muri kano kanya ucitse intege, Nyagasani mwami, kubera ibintu bitandukanye cyane Data wera, ngushyize imbere Data mwiza abana bacu bose Data wera. Umuntu wari ucitse intege Data wera kubera abana be abona Data mwiza bari mu nzira idakwiriye, nyaguhora ku ngoma mugarurira ibyiringiro. Yesu wacu ntabwo asinziriye, ari maso kandi yiteguye gukora byose. Aravuga bikaba yategeka bigakomera. Nyaguhora ku ngoma, ngaho turinde abana, turinde n'imiryango. Nyaguhora ku ngoma, tuzarushaho gushima no gusingiza turi mu nzira itunganye n'imiryango yacu, kandi ubwo Kristo agiye kuzagaruka tuzabane mu bwami bwawe. Icyubahiro no guhimbazwa no gusingizwa bikomeze bibe byawe uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, mbahaye ikaze kandi ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Muri kano kanya rero nje ngira ngo tuganire mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Mbere yo kugira ngo tuganire rero, tubanze dusenge Imana. Turagushimye Data wera uri mu ijuru, turagushimye mubyeyi mwiza utabura kugenza abana bawe. Turagushimye ko wabanye natwe, ko tugeze muri amasaha tugihumeka, n'ubuntu ugeretse ku bundi Data uhabwa icyubahiro. Muri kano kanya rero tubumbuye igitabo cyawe, tugiye kwiga byanditswe byera. Data ubane natwe, ari njye ari n'abanyumva bose Data wera, uduhana umugisha. Reka byose bibe uko ushaka mu izina rya Yesu, amen.